Hello guys, nongeye kubasuhuza bereke izindi mining zishobora kuzatanga amafaranga. Gusa iyi mining ni ushaka kuza kwiminga uraza kubona link muri description no muri comment, ngo aho musomera comment muraza kuyibona link. Gusa ni mining ni y'abashinwa, gusa navuga ko ari mining yaje yigana Pi. Gusa impamvu ndibuze kugira n'inama mbagira ngo iyo tuvuze ko mining ifite icyo bita interface ijya kumera nk'imining yari isanzwe ifite, hari ikintu njya ngiramo inama abantu. Ndagira ngo nuramuka wiyanditse kuri iyi mining, ngewe niyandika ntabwo nakoresheje email, nakoresheje kuri Pi, kuko ntabwo niba hajemo interface sinumva niba ari imyumvire wenda cyangwa se ari ibitekerezo byanjye wenda arashobora kubyumva wenda akabyumva ukundi. Gusa ngiye numva ko niba habayeho ko bakoze indi coin ifite interface nk'iyari isanzwe yari Pi, ngo mu rwego rw'umutekano wawe ushobora gukoresha email yindi, cyangwa se wakumva nta kibazo ukakoresha ibyo ushaka kimwe na nimero ya telefone. Gusa ibwo ni inama nimbabwe mbere yuko dutangira mbereka iyi mining. Ni mu rwego rwo kugira ngo twirinde ko hari umuntu waza ngo abayemo ikibazo, ngo nashyizemo email na password bisa nk'ibyo kuri Pi, none ngo nagize ikibazo ngo Pi zanjye zabuze cyangwa se ikindi kibazo. Ni ngo gusa aha nta hantu bihuriye. Gusa mu rwego rwo kwirinda nabyo tugomba kubitekereza. Icyo tugomba kureba, tugiye gutangira turebe mining imeze gute, ikora gute. Ni ngo nk'uko mubona nari ngiye gukanda kuri aka kaziga kambibereke, nari ngiye gukanda ahangaha. Mubona ko na Pi murabizi ko umuntu akanda hariya. Ubwo rero ndakanda hariya, then nkanda handitse ngo mine. Okay, ngiye ku mininga. Link muraza kubera muri description rwose. Mubona ko ziri kubara delita mfite zirimo zirabara. Nuko rero ibimeze ni ngo rero nkuko nunda rusanzwe mining pin nako nayo imeze. Ngo ndakanda handitse invite, uri kuhabona ahangaha hasi handitse ngo invite. Ni makanda bareta bama karo kaboro ngakopi akangaka, then ngaguhe ugende wandike. Mu kwiyandika rero harimo ibintu byinshi. System yo ni system igoranye, mu buryo bwo kwiyandika ni system igoranye. Gusa niba uzi ko usubira usanzwe mining izindi coin n'ubundi, iyi ntabwo iri kunanire, nagire kunanire. Ubwo igisigaye ni uko wagerageza. Ngo iyi nayo ntabwo igoranye, isigaye uko wagerageza ukareba ko ukayimayininga hakiri kare. Baratanga coin nyinshi, ntabwo tuzi rwose ibintu by'abashinwa uko biba bimeze. Gusa mu mining ariko umuntu atekereza ku byo nababwiye nkitangira video. Ngo rero ugira ikibazo ndaza gushyira link ya telegram group, then mushaka kujoininga tukazaduhana ibitekerezo ku bijyanye na mining zigiye zitandukanye. Ndabashimiye, Imana ibarinde, mwe gukora subscribe. Ciao ciao.